nongeye kubaha ikaze mwe mukurikira Ubusesenguzi TV. Uyu munsi nk'uko mwari mwabidusabye muri komenti, nababwiye ko kenshi nita kuri komenti zanyu kugira ngo nzishakire ibisubizo. Uyu munsi rero nk'uko mwari mwabidusabye ngo tuzabagerere mu Gisaka. Igisaka kivugwa cyane mu gihugu hose ko ari mu by'ukuri mu gace k'abarozi, mu gace k'abagurutsi ngo bagendera mu kirere, kandi mu by'ukuri nta ndege. Nabagiriyeyo rero undi mu Gisaka, ndi kumwe n'umwe mu by'ukuri mu bafite amateka yo mu Gisaka, ni umuntu wahavukiye. Watangira utwibwira? Amazina yanjye nitwa Claude, ariko bakunze kunyita Claude Nyawe. Iryo zina nkunzwe niryo nzwiho cyane. Claude Nyawe. Claude Nyawe, mu Gisaka niho wavukiye? Mu Gisaka niho navukiye. Imiryango yanjye, papa, mama, sogokuru, imiryango yose niho iwacu, niho ku ivuko. Byinshi muri byo nubwo ndo mu myaka ya vuba aha, byinshi nagiye nganira na basogokuru bagiye babinganiriza. Tugusanze hano mu rugo, wibereye mu mirimo yo mu rugo. Wihangane uduheho umwanya uhagije utubwire. Bakunzi b'Ubusesenguzi TV rero, ni umusaza cyangwa se ntabwo namwita umusaza cyane, aracyari muto ariko ubona ko akuze. Tumusanze ari mu rugo yibereye mu mirimo yo mu rugo, ariko ndagira ngo atubwire mu by'ukuri mu Gisaka bavuga ko haba abarozi, haba abagurutsi, haba abantu bagize. Bimeze bite ubundi? Mu by'ukuri rero ibintu biri n'aha bimaze igihe. Egera hano abakunzi b'Ubusesenguzi bakubone. Bimaze igihe kinini ibyo bintu by'uvuga ngo barozi, ngo udutaro, ngo ibiki. Ibyo bintu ni mu myaka yashize byagiye bivugwa cyane, ariko ndashingira ku bintu bimwe na bimwe nagiye nganira na ba sogokuru kera, bagerageje kugenda banganiriza, bambwira kuri ibyo bintu, ariko nanjye nabihuza n'ibyo nagiye numva kera, nkumva koko ibyo bintu bavuga byabayeho. Abanyagisaka ntimuze kunyumva nabi, nanjye ndi uwaho, gusa ibyo bintu byaravuzwe, bikomeza kugenda biba uruhererekane mu bantu, n'ubu ngubu biracyavugwa. Ariko ngiye kukubwira bimwe muri byo, umubwire imvo n'imvano yabyo. Ndagira ngo uze gukubita ubanguranya wihutisha. Ubundi amateka yo mu Gisaka bimeze bite ubundi? Mu Gisaka ubundi nk'uko bavuga ko ari mu gaco, nk'uko bajya bavuga ngo mu gaco k'amabanda, ariko mu Gisaka bakavuga ko ari mu gaco k'abarozi. Haba ngo abantu baguruka, umuntu ngo akaza ngo akakurasaga nijoro ngo utabizi, umuntu akaza ngo akatwara umugore mu ijoro rimwe, umugore akabyuka asanga urugo rwaraye rwubatswe kandi umugabo nta kintu yakoze. Mu by'ukuri bimeze bite? Ibyo bintu rero ndagerageza kwihuta, ntabwo ndi bukuze kwiyiza mu magambo cyane nk'uko yagiye bivuga. Kera ibyo nabasha kuganira na sogokuru, urabona ko nubwo nkuzemo ndacyari umujenemo, ntabwo ndagera mu myaka yo hejuru. Sogokuru kera, nanjye mu byo nzi byabo bahangaha, nuko mu kintu kiriho cya mbere kizwi cyo nuko ibintu byose byo kwanga abarozi ngiki inaha, ibyo bintu byagiye bivugwa cyane. Bizwi ko ngo muri iki gihugu cyacu, murabizi ko ku ngoma ya cyami mbere, abami mu byo nabashe kuvugana n'uwo musaza, yagiye ambwira ko ngo hari umugabo hano Ikibungo, ngo wari utuye Ikibungo. Uwo mugabo ngo yatangaga intsinzi ku muntu wese baga afite ikibazo ashaka gukemura, akagerageza wamugeragaho, wamugeraho akagufasha mu bibazo byose ufite. Nimba ukeneye umuti, nimba ukeneye kuvuga ngo se ngo runaka yangiriye nabi, ndashaka kuba wamunkubitishiriza inkuba, ikaba yamukubitaga. Byabagaho neza inkuba, akayohereza inkuba ikamukubita neza. Njyewe nagiye nganira na sogokuru, aranganiriza. Ndetse mu minsi umwami w'Igisaka uriya Kimenyi ayobora Igisaka, nawe ngo hari ukuntu ngo bajyaga ngo bagenda ngo bakajya gushaka intsinzi ngo ku bakurambere mu gihe cyo kwitegura ngo urugamba, kugira ngo barebe koko intsinzi bayibona kandi bazava ku rugamba bagatabaruka amahoro. nta kibi kibabayeho. Yes, Claude Nyawe watubwiye ko ari ibintu bya kera
mu mateka bivugwa ko ari kera byabaye, ariko kugeza na n'iyi saha aho ugiye hose mu gihugu ukavuga ko uvuye mu Gisaka bahita bagufata nk'undi muntu udasanzwe, undi muntu ufite ubundi bushobozi, by'umwihariko ku bintu bijyanye n'imyuka mibi. Ese icyo kintu uvuze ko ari byabagaho kera, twakwita ko ari ya mateka akigaruka atarava mu banyarwanda? Yes, urakoze cyane kumva icyo kibazo. Mu by'ukuri njyewe iyo ngereranije ibihe byo hambere uko nagiye mbyumva n'ubu ngubu, nsanga ari amateka abantu bagiye biyubakamo akomeza agenda buruhererekane, kuko muri iyi myaka turimo nkanjye mu gihe mpamaze, urabona nanjye imyaka imaze kuzamukaho, hari byinshi nagiye numva ariko ntakibona ubu ngubu, ariko mu by'ukuri abizi ko abasogokuru twagiye tuganira ibintu byabaga bareba, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu bumvishe, ntabwo ari ibintu wahita utesha agaciro. Ni ukuvuga ngo Claude, ni ukuvuga ngo mu Gisaka ibyo ngibyo nawe ubyumva gutyo, kandi warahavukiye wamaze imyaka irenga 70. Mu Gisaka nawe ubyumva gutyo, nta kintu kindi ubiziho, nta kintu wabibonyeho, ubyumva gutyo? Ibyo bintu ntabwo navuga ngo nta kintu mbiziho cyane, kuko ibintu by'ubugizi bwa nabi cyangwa se by'uburozi, reka tubivuge mu izina by'uburozi, ibyo bintu no mu minsi ya vuba hari ahantu byagaragaye, gusa nyine nk'uko twumva ngo i Kigali bibayo, ntaho bitaba muri bitaba Nyanza, kugenda iyo za Ruhengeri hose n'ibintu bivugwa, kubifata mbese nk'ibintu ni nk'uko n'ahandi bimeze muri rusange. Njyewe numva ari uko bimeze, gusa numva nta byacitse, kuko Claude, reka nsanga byose ari kimwe. Yes, reka nkushimire ku mwanya waduhaye, nkureke wisubire mu murimo. Nabonye wari uri mu murimo hariya yo mu rugo, ndagira ngo ariko ubutaha uzajye, wahoze kare mbere tutaragukonekita kuri kamera, wahoze umbwira ko ufite so wanyu w'umusaza, ni so wanyu, ni so ubyara so wanyu, nani ni sogokuru ubyara so wanyu? Ni sogokuru ubyara data wanyu, so wanyu. Ni kera, urumva ko nuwa kera bifite amakuru ahagije. Nshaka ko abakunzi b'Ubusesenguzi TV tuzajyanayo, tuzaza kureba, ufite umwanya twaguteguje, waza kuduha contact, hanyuma tuzajyaneyo. Ni karibu cyane rwose, nimugaruka tuzagenda tuzabereka, kandi muzabasha gusobanukirwa byisumbuyeho. So urakoze cyane Claude. Yes, reka mashimi rero mwese namwe abakunzi b'Ubusesenguzi TV, twari twagiye mu Gisaka nkuko mwari mwabidusabye, twaganiriye n'umwe mu bafiteho amateka aringaniye, gusa yatwemereye ko azatujyana ku musaza ubyara se wabo, byumvikane ko ari umuntu mukuru cyane, azaduha amakuru ahagije mu by'ukuri ku Gisaka. Ndabashimiye cyane rero, kandi mu by'ukuri nshimira mwebwe mwese mudukurikirana. Niba utarakora subscribe, kora kuri aho hantu h'umutuku ukore subscribe, hirya gato hari akazogera ugakore, kugira ngo ibyo tuzajya dukora bijye bibageraho 5 kuri 5. Kandi nkusaba icyo ubona twakongeraho, icyifuzo, igitekerezo, n'icyo ubona twahindura n'inyunganizi, ubyandike hasi muri komenti, tuzabikora ko bwawe. Ciao ciao.